Imana wihangane. Agatemeri akavaniho ntabwo nyuma bikore neza ariko mutabivanye asiga bikunda kwihuta cyane. Zaburi nshya. Haleluya haleluya amen. Haleluya haleluya amen. Haleluya zitumbo haleluya 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 amen. Haleluya haleluya amen. Haleluya haleluya amen. Haleluya amen. Haleluya amen. Haleluya amen. Yesu mugituro goba mushire Yesu mugituro turamwemera. Haleluya haleluya amen. Amen. Zaburi. Zaburi nshya. Haleluya. Ndibwira ko buri wese amaze gushyika mu cyicaro mu mwanya we. Reka rero dushime Imana nk'uko indirimbo twumvaga bivuze ngo kuba ku isezerano amaboko y'Imana aracyahari kandi arakora. Reka rero dushime Imana iduhaye uyu munsi byari mu masezerano yayo, none tubonesheje amaso. Imana rero ibishinzwe, reka dusenge Imana
kandi ndibwira ko tutarushye cyane ahari n'ikirere kimeze neza twahaguruka tukubaha Imana tukayishimira. Noneho tumaze kuririmba indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza ivuga hejuru y'amasezerano yose uko Imana yatanga. Munyemere dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu y'imbabazi nyinshi, Mana y'amahoro, Mana ivuga kandi igatanga amasezerano mu gihe gikwiriye ukayasohoza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu munsi turabubonye bw'abana bacu mu izina rya Yesu Kristo, abavandimwe, inshuti, abana b'itorero, none uyu munsi wa none binjiye mu nzu yawe kugira ngo basezerane kandi bahabwe umugisha, bawusabirwe, bawifurizwe. Urakoze kandi kubasha kuwutanga. Hari byinshi byakozwe mu minsi itambutse n'amasaha yatambutse, none binjiye mu nzu yawe ku manywa y'ihangu. Turabigushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Usabye umugisha rero muri gahunda zose zigiye kubera hano mu nzu yawe. Bane natwe uduhe umugisha kandi ubwoko bwiza bw'Imana wo mu ijuru bwe mu ruhande rwacu. Urakoze kuko ubana natwe kandi uri buduhe umugisha muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Tuhaguruke hanyuma turirimbane iyo ndirimbo ya 'Ese
Imana twakiriye umushumba hanyuma adufashe umuhanuro. Urakoze Mana Data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro n'ikibi cyawe, amashimwe ari mu mitima yacu tugushima, kandi n'umunezero n'ibyishimo ku miryango, inshuti n'abavandimwe ndetse n'itorero, icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze rero umwanya tugezemo nyirizina, umwanya ukomeye w'umuhango wera gusezerana kwa bene data. Umushumba turamusereye kugira ngo imbaraga z'Imana zibane na umwuka w'Imana abe muri we, kandi umukoreshe mu izina rya Kristo. Ari ijambo ryawe tugiye kumva, ari amasezerano ya bene data. Uyu mwanya wose tugushyize mu biganza, ubane n'umushumba, ubane n'abasezerano, ubane n'iteraniro, ubane n'imitima yacu duha ibihe byiza. Urakoze kuko umwuka w'Imana aba hagati muri twe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kukabana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu umushumba. Ashimwe. Ni umunsi mukuru w'ibyishimo kuko abana bacu baje kutwereka ibirori, Pascal ndetse na Rusi. Buriya hari igihe cy'Imana kiba kibayeho, kandi igihe cy'Imana nijya kirengaho n'isegonda na rimwe. Imana ikora ku gihe cyayo. Imana nishimye cyane. Ndagira ngo twese nk'uko mwarimu yabidusabye tuze gutuza kugira ngo ijambo ry'Imana rize kumvikana neza, n'impuguro zize kumvikana neza, kandi byose bize kugenda neza muri gahunda. Ko ndatekereza hano buri wese hari icyo yavuga kuri Pascal, ndetse na buri wese hari icyo yavuga kuri Rusi, ariko kimwe cyo cy'ingirakamaro nuko Imana ikoze ibyo ikoze mu gihe cyayo, kandi ikaba igiye kububakira urugo, kandi ikaba igiye kurema urugo rutari ruriho rugiye kubaho. Imana nishimye cyane. Ndagira ngo turange bwa nyuma uyu Nkurunziza Pascal ndetse na Mukandayisenga Rusi. Reka mbasabe rero bigire ejuru, nsabe Nkurunziza Pascal yigire ejuru, hanyuma tumurange bwa nyuma. Itorero twongere tumuhamirize, nubwo hari hashize iminsi tumuranze, ariko n'uyu munsi mutwemerere kugira ngo turebe niba kiri muri bwa buhamya muzi, cyangwa niba yaratatiriye igihango, tubasure bitaye, birashoboka. Reka dusabe rero Pascal yigire ejuru ndetse na mugenzi we. Nubwo bahagurutse ari bombi, ariko reka duherere kuri Nkurunziza Pascal. Nkurunziza Pascal rero ahagaze imbere yanyu, ndagira ngo azamure ikiganza abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Akirangiza kubasuhuza rero, turagira ngo turebe uhagarariye umuryango niba hari, yigire ejuru tugire ibyo tumwibariza. Uhagarariye umuryango wa Nkurunziza Pascal niba hari, cyangwa niba parahari, parero nawe ntawe uhari. Turagira ngo tubabaze ntacyo mwese muhagarara, ntacyo bidutwaye. Nawe hagarara nta kibazo. Turagira ngo tubabaze mwebwe nk'abari ku ruhande rw'umuryango wa Nkurunziza Pascal, turimo kubabaza niba ibyo mwagomba gukorera umuryango wa Mukandayisenga Rusi, niba mwarabikoze neza byo mwasabwaga gukora mukorera umuryango, niba byarabaye neza muba abagabo bo kubihamya. Kandi ikindi, niba mwaragiye mu nzego bwite za leta zishinzwe kubasezeranya mbere y'uko muza hano, nabyo niba byarakozwe nabyo murabitubwira. Ibyo bintu byombi turagira ngo tubibabaze niba byarakozwe, ariko bitarakozwe nabyo mutubere abagabo beza mu bitubwira. Ese byarakozwe? Muze byarakozwe? Imana ishimwe, mubamere mashyi.
mwicare. Turagira ngo tubaze n'itorero, ese uyu Nkurunziza Pascal muremera yuko agikomeje kugira ubuhamya bwiza bwatuma ashyingirwa agira amasezerano na Rusi imbere y'Imana n'imbere y'imiryango ndetse n'itorero? Niba mubyemera muzamura ikiganza. Nabonye hari abatabyemera, reka tumanure ndeba abatabyemera. Abatabyemera mugire gutya. None se ni agakiza kenshi gatuma bamwe batamanika abandi batazamura, ngira ngo umuntu waje hano agomba guhabwa ibyamuzanye. Nongere nsubiremo, muremera yuko dusezeranya Pascal? Murakoze, kuko iki nicyo kimpamiriza yuko nabushingira cyangwa nabushingira. Iyo uje hano rero byose ukagira gutya, tuyoberwa ari ibiki mwajemo. Reka noneho tubonye ko Pascal ubonye abakuhamiriza, ariko ujye ureba n'abatakuhamiriza umenye wabaze ati ubundi waje gukora. Reka nibarize rero Rusi, Mukandayisenga Rusi wazamura ikiganza cyawe ugasubiza iri torero. Yavuze ngo haleluya haleluya. Ese muremera umuryango we n'ubuhe ababahagarariye nkuko twahagaritse abandi? Yego, tubonye umusaza hariya, tubonye n'undi musaza. Mwebwe murambwiza ukuri, mwebwe numva muri bumbwiza ukuri, ubundi babiri biba byiza cyane. Ndagira ngo mbaze uriya muryango niba namwe iby'umuryango wa Pascal bagomba kubakorera barabibakoreye, muvugisha ukuri. Batarabikoze nabyo mubitubwire. Byose ari mu za nzego twavuze, niba byose byarakozwe murabihamisha ikiganza mubiye ngo byarakozwe, cyane niba bitarakozwe mubitubwire nabyo. Babaye abagabo kubihamya ngo byagize gute? Mwicaye. Reka maze n'itorero, muremera yuko uyu Rusi tumushyingira Pascal abanyetorero? Nabyo turabyumvishije kandi murakoze. Rero bishatse kuvuga yuko uwacecetse ari kuri Pascal n'uwacecetse kuri Rusi azahora ageze gute? Acecetse. Kandi ivuzi rye ntirizemerwa imbere y'Imana n'abantu kuko turi mu rusengero rwera. Amen. Ikizame muragitsinze mwicarire. Reka dusome ibyanditswe byera bituyobora muri uyu muhango, kandi nizera yuko Imana iri budufashe kugira ngo natwe twumve icyo Imana itubwira. Turasoma imigani irimo ubwenge bwinshi cyane kandi irimo n'impuguro nyinshi cyane. Ahangaha ni amagambo Salomo yavuze meza cyane, ibice 19 umurongo wa 14. 19 umurongo wa 14 aratubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Amen. Aya ni amagambo dukunze gusoma mu gihe nk'iki gice cy'ubukwe n'andi menshi, ariko ndagira ngo mbabwire yuko iyo umuntu yagukunze araguha. Umuntu nakubwira ngo aragukunda ataraguhaye ikintu icyo ari cyo cyose yarakubeshye. Nashaka guhe bombo cyangwa pipi, nashaka guhe biswi, nashaka guha agakaramu, nashaka guha akarabyo gatoya, ariko aba kavuye ku rukundo. Ariko umuntu uzakubwira ngo aragukunze ataraguhaye, uzamubwire ngo warambeshye. Ni amagambo. Rero urukundo rujyana n'ibikorwa, urukundo rujyana n'imirimo. Ahangaha dusomye yuko umuntu yaguha ibintu byinshi kubw'urukundo. Akaguha inzu ni urukundo, akaguha ibintu utatekereza ni urukundo,
abikoreshejwe n'urukundo bitewe n'uko arabikubaye kubw'urukundo agukunze. Ariko hari ikintu abantu batanga ndetse n'inshuti zatanga ndetse n'imiryango yatanga, ariko hari n'ibindi badatanga. Narabigenzuye nsanga ko hari n'ibindi badatanga. Dore kimwe batatanga nuko umugore witonda ntawamutanga, ariko Imana izi ububiko bw'abagore beza. Imana nishimwe cyane. Imana ifite sitoke y'abagore beza. Ni nayo mpamvu uwo mwanditsi yavuze ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ngo ariko umugore witonda umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Imana nishimwe cyane. Rero niba ufite umugore witonda, ntuvuge ngo wapfuye kumuhabwa gusa, ni Imana yamukuye mu bubiko iramutanga. N'ubu rero Imana iracyafite abagore bitonda, ndetse n'uyu munsi Imana yarizi yuko Rusi imuha Pascal. Mbigisha umubano, nafashe umwanya wo kubigisha umubano kugira ngo twarize byimbitseyo cyane, tugerana kure cyane. Pascal, wowe ni umugore Imana iguhaye, ntabwo bizi? Oya, urabizi cyangwa ntubizi? Ngo arabizi cyane, agomba kubimenya cyane, kuko buriya Pascal yafashe ibihe byo gusenga. Ndabizi yuko harimo abanyamasengesho, biranashoboka yuko hari n'abamuhanuriye, wenda baje no muri iki gitaramo cye, birashoboka simbizi, ariko babihanura bagira gute? Hari Imana itanga. Haleluya! Iyi Imana itanga niyo itanze Rusi, ikaba igiye kumuha nde? Pascal. Imana nishimwe cyane. Hari abantu bajya bagira umujinya, abandi bakagira umushiha w'iby'Imana ivana mu bubiko bwayo ikabiha abantu. Noneho rero ndumva nawe wagirira Pascal umushiha n'umujinya yuko imuhaye Rusi. Imana ibikoze mu gihe cyayo. Haleluya! Ariko umugore witonda umuntu amuhabwa nande? N'Uwiteka. Imana nishimwe cyane. Bibiliya irambwira iyo usomye mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 kumanuka hepfo, niho hatubwira ngo Imana ngo ibona yuko umuntu adakwiriye kuba wenyine. Haratubwira ngo imuremere umufasha ugize gute? Umukwiriye. Bishatse kuba mu bubiko bwayo Imana niyo yaranye umufasha ukwiriye umuntu. Hari igihe kigeramo abubatsi ngo nibo nikarukiyeho, yageraho yabona umugore we yaratangiye kuzana iminkanyari kubera gusaza, amabere ye nakubutse kubera kusa, kandi mvuge gakeya, yarakubutse kubera kusa, amaze gukongereza abana 2, 3, 5, noneho utangiye kuvuga ngo duri iki kiguri. Bagabo ibyo ntukwiriye kubivuga. N'ikimenyimenyi Bibiliya irambwira ngo uyu mugore Imana yatanze yamukuye mu rubavu imaze gukora operasiyo. Umugore yakuye mu rubavu rw'umugabo, Imana imaze gukora operasiyo, imaze kubaga. Nta muganga, niba hari abaganga bari aha batangiye kubaga bwa mbere, usibye Imana yatangiye kubaga. Mu gutangira kubaga Imana yahereye ku kubaga umugabo ishaka kugira ngo ireme umugore. Imurekeze Imana icyubahiro. Imana nishimwe, Yesu nashimwe iteka ryose. Amen. Rero bishatse kuvuga ngo uyu muntu Imana yaremeye umugore, imuremye ishaka ko haba ibintu byinshi cyane. Ariko ndagira ngo mbabwiremo kimwe, Imana yaremeye uyu mugabo umugore kugira ngo hatabaho ubusambanyi. Ngo hatabaho iki? Nk'umugabo ugiye gusambana hanze, nk'umugore ugiye gusambana hanze, urumva aba akoze iby'Imana yategetse. Ubundi yaremye kugira ngo umugore adasambana n'umugabo atagira gute? Adasambana. Byaba bibabaje biteye n'agahinda kubona umugabo asiga umugore we akajya gusambana, cyangwa umugore agasiga umugabo we akajya gusambana. Ariko ngo byarateye hari agace nzimo ngo bafashe, reka mvuge umugabo nere kuvuga umugore, bitibwira ngo abagore nibo babi, abagabo turi babi. Ariko uwo muntu bamufashe bavuye gusambana.
barangije gusambana ngo barafatana, ngo barafatana. Sinjye wahera, sinzi ibyakurikiye, ubwo singiye kubikomeza, sinzi ibyakurikiye, ubwo nawe urabyumva. Ubwo abaganga barenterevennye, ubwo nuko nguko bigenda. Ariko ngo yahora agasambana, agahora asambana ntibabimenye, agahora asambana ntibabimenye, abigira akamenyero. Umunsi umwe ngo iminsi y'umujura ngo ni 70, bavuga ko ari 70, ni 40. Mu Giswahili rero bavuga ngo ni 40. Uburyo udushye Igiswahili cyije ngo ni 40. Ya 40 rero igeze, iminsi igisamira iragaragara. Ubwo rero nuko byagaragaye, uwo muntu afatwa gutyo. Ubwo sinjye wahera. Ariko nkaburira umugabo uraha, nkaburira umugore urahanga, ntabwo ari byo bikwiriye umuntu waremwe n'Imana mu ishusho y'Imana. N'utazi Imana yagakwiye kwiha n'agaciro, akamenya yuko ubusambanyi ari bubi. Ese iyo wagiye gusambana hari igihe uvanayo indwara zitandukanye? Ushobora kuvanayo indwara zitandukanye. Rero Imana imaze guhereza wa muntu, imaze kureba wa mugore, iyo usomye ku murongo, ibice bibiri umurongo wawo wa 23, ngo wa muntu aravuga, mu yandi magambo Adamu aravuga, aravuga ngo aka ni akagufa ko mu magufa yanjye, ngo ni akara ko mu mara yanjye, ngo yiswe umugore. Imana nishimwe cyane. Ubundi iyo umugabo yishimye arivuga, iyo umugabo atari yivuga rero burya aba atari yishimye. Ariko iyo umunezero wamwishe agera gute? Arishimye. Naratangaye ndimo gusoma izi nyigisho zo mu itangiriro, nasanze uriya muntu, uriya mugore, Imana ntiyamuvanye ku mutwe, ntiyamuvanye no ku maguru, ntiyamuvanye no ku kibuno, ntiyamuvanye no ku nda. Narabikubwiye ngo ntabwo yamuvanye no ku nda. Imana yamuvanye hehe? Mu rubavu. Kubera iki? Yagira ngo umuntu aringanire na wa muntu, bahwane babe makwe. Kandi yamukuye ku mutima kugira ngo ajye ahora amutekereza iteka ryose. Amen. Hari abagabo badatekereza abagore babo, hari abagabo utazi ibyo babaye byo, ariko bagera kuri gahunda ikaba gahunda, ariko ibindi nk'umubazi. Ubwo mvuze dukeya, ere kuvuga byinshi. Akitwa umugore kubera, murabona, akitwa umugore kubera, ariko ikindi gihe ntabiki umugore. Ariko ndagira ngo bagabo twisubireho, twisuzume, tumenye icyo Imana yaturemeye, tumenye icyo dukwiriye gukora. Nabonye yuko nyine bamwe ari abasiribateri, nyine nanze no kuvuga byinshi, reka narekera aho ngaho. Ahubwo nsabe Pascal ahaguruke. Pascal haguruka nawe, Rusi muhagurukane, kuko hari ibintu ngiye kubabaza mu mwanya. Ariko mbere yuko mbibaza, ndagira ngo muhaguruke mbabwire inshinga. Ubundi wiswe umugabo, ufite iyihe nshinga? Wiswe umugore, ufite iyihe nshinga? Pawulo abivuga neza, abwira ab'Ikolosayi, arababwira ati yewe niba muri abagabo kandi namwe mukaba muri abagore, buri wese afite icyo ashinzwe mu rugo we, buri wese afite icyo agomba gukora, buri wese afite icyo agomba kubahiriza. Ibice 3 umurongo wa 19 haratubwira ngo, Abakolosayi 3:19, bagabo namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Bibiri ibwiye yuko abagabo tugomba kugira inyama yitwa urukundo. Ntabyumvise? Yewe hano hari abagabo, nta bagabo bahari, mugire gutya ndende. Inyama Imana yaduhaye ni inyama yitwa kugira gute? Kugira urukundo. Bibiri ikambwira ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ngo ariko nafite urukundo, ngo ntacyo biba bimeze. Urukundo rw'icyambere rugira gute? Kwihangana, rwirarira, ntirubara ikibi ku muntu. Urukundo rero Pascal, iyi nyama yitwa urukundo ibe muri wowe, igwire mu mubiri wawe wose, kuko ugomba gukunda Rusi iteka ryose.
ntumukunde ameze neza akiri agatoto ameze kuriya. Mwese ndabazi, narabigishije umubano, haraganiriye byimbitse. Nubona azanye impimbanya uzamukunde kurushaho, ni wowe uzaba waramugize ubwo ngubwo. Urumva Pascal? Amabere natangira kugera iriya, bamwe bajya bavuga ngo yabaye imishuri. Nabi imishuri, uzamukunde kurushaho, ni wowe wabiteye. Utarimo kunyumva, urimo uranyumva, ni wowe wabiteye. Bagabo ntabwo ndababwira, nanjye nibwira, ni twebwe babitera. Ni mundebe cyane mwa bagabo, mundebe turebane ko mutandeba. Ni mwebwe mubitera. Mwamara kubitera, iki kigore cyagutwaye iki? Hari umugore ukite n'ubundi kigore gute? Imana nishimwe cyane. Imana yaduhaye abagore beza. Tuyirambure ibiganza, Imana yaduhaye abagore beza. Yari umusore naratahaga nkigunga, areba televiziyo, nkareba ibiki bikanyobera, ariko ubu ngubu ndimo ndashaka kwitahira kugira ngo nigire kwirebera umudamu wanjye. Abadamu n'abana beza, ugera mu rugo ukaruhuka, wagera mu rugo mbese ukumva uraruhutse. Rero Pascal, ugiye kujya ugera mu rugo uruhuke, nubwo ufite ibibazo byinshi byo guhahira urugo. Narabikubwiye, Bibiliya yaratubwiye twebwe abagabo ngo yemwe bagabo muzajya murya mwiyushye iki? Icyuya. Mbese kurya kwacu ni icyuya. Kandi Bibiliya ikabwira abagore ngo namwe abagore ngo kwifuza kwanyu kuzajya guherera ku bagabo. Bishatse kuvuga ngo umugore ushobora kuba ufite ibifaranga byinshi, ariko ukabwira umugabo wawe udafite n'igiceri na kimwe ngo wambaye amafaranga ngo igitegeko cyacitse, urazi se ari kugikuguriye. Ariko kuko umurage mufite, kwifuza kwanyu kuraherera umugabo. Imana idufashe iturengere. Rero abagabo dufite inshingano yo kugira gute, yo gukunda abagore bacu. Dufite inshingano yo gukunda abagore bacu nk'uko tubivuze. Dufite inshingano zo kuyobora urugo rwacu. Dufite inshingano zo kwita ku mugore. Pascal, ugomba kwita ku mugore wawe bose, ntabwo akwiye kuzicwa n'inzara. Dore umuzanye ari mutoya cyane, nanjye namuzanye ari muto, ariko mwarimu umugore wanjye aramuzi, we yarabyibushye. Byiza cyane. Umuzanye ari mutoya, umusugurikira. Urumva? Kandi ikindi dore ugiye gukora, ugiye no kuzamwitangira, maze ikizaza kwica Rusi kizaba nakiguhitane kuko. Mbese ntihazaboneka urupfu rubanza guhitana Rusi atari we rubambe kunyara. Ugomba kwitambika nyine rukaguhitana, Rusi agasigara. Ariko urimo urabyumva? Ubwo n'abandi ndababwiye, usanga rimwe na rimwe n'abantu batuye muri za Maroke n'iriya, ikintu kiza mu rugo rwabo, umugabo akiruka, ntazi umugore asigaye ate, ntazi abana basigaye bate, yirutse yigendeye. Yemwe bagabo, ugasanga ikibazo kivutse mu rugo, umugabo yirutse, nta n'umugore ngo ucyahukana, asigaye hahukana abagabo. Akaba yavuye mu cyumba, yagiye yatorongeye Uganda n'ahandi. Umugabo se yarantaye, asigara abana, yarigendeye, yaragiye nyine. Ni wa mugabo utarushoboye kumufungana. Reka ndekera bagore, mwumva inshingano zanyu bagore, na Rusalimu. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu Mwami Yesu. Abagore inshingano zabo no kuganduka. Mu yandi magambo ni ukubaha. Pascal akaramuka guhamagara akakubwira ngo Rusi, ujye uba abe karame, mbese nyine ubikore neza. Nubikora neza nawe azajya avana mu ikofi ye
nubwo azaba asigaranye n'igihumbi azajya kigushinguzamo akiguhereza kuko wagize guterwa mu kanduki. Hari n'abagabo banga gusezerana n'abagore babo, umugore ngo dusezeranye ngo yajya asuzugura birenze, bakabyanga gutyo bitewe n'uko yabonye ko umugore agira gute amusuzugura. Ndagira ngo izi mpuguro buri wese azigirize. Ndagira ngo izi mpuguro buri wese umwuka wera azagure mu mutima we, kandi Imana idufashe kugira ngo abagabo n'abagore dusohoze inshingano zacu. Ejo bundi tuzabyara, birasaba no kwita ku bana bacu. Hari igihe badusomamo imbuto mbi, ariko bagore namwe bagabo ntibazadusomeho imbuto mbi abana bacu. Imana idufashe mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu, turagushimye kubw'izi mpuguro duhaye. Ndagusaba kugira ngo buri wese umwigishe, kandi umwuka wera agenda hagati muri twe. Urakoze, icyubahiro kibi cyangwa izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo nibarize noneho Pascal, urafata mikrofone mwibarize gusa. Ndakubaza gusa, muvanemo agapfukamunwa kugira ngo mubaze ushobore kuvuga bakavanyeho. Nta kibazo kavanyeho agapfukamunwa. Uye kavanyeho rwose ugashyira ari imbere. Sawa. Ndagira ngo mubaze wowe Pascal, ndi imbere y'Imana ishobora byose. Uretse ndagira ngo mubaze uravuga ngo yego cyangwa oya. Ndagira ngo mubaze ndi imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere y'imiryango yacu n'itorero ryacu. Ndakubaza niba wemera kujyana uyu Mukandayisenga Lucy ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana, yaba ari muzima, arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemeye, urabihamisha ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Amen. Ndagira ngo na Rusi afate mikrofone avaneho agapfukamunwa, narangize nawe mubaze. Ndakubaza wowe Rusi, ndi imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, n'imbere y'itorero ryanyu n'imiryango yanyu, ndakubaza niba wemeye kujyanwa n'uyu Nkurunziza Pascal ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa atabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Urabigaragarisha kuzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, uvuge ngo ndabyemeye. Amen. Mbere yuko batubwira ibyo bemeye, ndagira ngo nsabe Pascal ashyire mikrofone hasi atwereke ubwo bavuze kimwe ngo barabyemeye. Atwereke umugeni we, amutwereke, amwereke itorero uwo muntu yavuze ngo arabyemeye. Uramuhindukirira n'indabo mushaka kuzishyira.
nyuma bikore neza ariko mutabikora asigara ukunda kwihuta cyane. Ndabona ashobora kongera kumutwikira. Pascal ni umwana mwiza cyane. Uyu Pascal wamubonye umushaka. Ndabizi ko wamubonye umushaka. Kandi pe reka muramurenganya. Ariko ni byiza Pascal yajya kubishobora no kugenda tumwerekera paka shoje igikorwa kumwerekera paka shoje ibikorwa byose ni mureke duhe Imana amashi menshi cyane. Imana ni nziza gira ngo noneho muhaye uburenganzira ushaka gutera haleluya nayitera imwe yonyine ndabizi nayo nazifunze zose ntabwo ntagize. Noneho rero ndagira ngo n'ubundi Pascal afate mikrofone ndagira ngo hari utuntu nshaka ko avuga tuvuge bya bindi byo yeme azamuye ikiganiro agiye kuvuga ibyo yemeye. Pascal sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana Mukandayisenga Rusi ambera umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye tutanabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago umunezero, nzakomeza kuba umwizerwa, nateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza igihe tuzatandukanywa n'urupfu, Kristo agarutse gutwara itorero, Imana izabimfashemo. Mumumere andi mashi menshi iyo ni indahiro Hallelujah. Tuhagaze mwitangira izumubare umusatsi wacu ituzi neza cyane. Sezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana Pascal Nkurunziza ambere umugabo dushyingiranye mu itorero, nzabana nawe nkurikije itorero, nzamugabana cyaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye,
mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nagomba kuba umwizerwa, nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzakomeza kubana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero. Imana izabimfashemo. Imana ishimwe. Baravuze ngo Imana izabibafashemo. Ibi bintu Imana itabibafashijemo ntibyashoboka. Ndagira ngo rero iyo umuntu amaze kurahira indahiro nk'iyo ngiyo, Pascal arashyira mikorofone hasi, noneho umwe yambike mugenzi we impeta. Turagira ngo tubasaba abafite impeta zabo bazituzanire, ubundi impeta mwumve Pascal nawe Rusi ni ikimenyetso uhaye mugenzi wawe kikugaragariza ko umukunze, kandi ndatekereza yuko wamwandikiraga akamesaje yuko umukunze, nawe ukamwandikira kandi abatehoraho sheri usa n'izuba, usa na bikeya, ni byinshi, mbese bya bintu byanyu muvuga akabimurundaho. Ubwo rero n'ubundi tugiye gusaba Pascal, hari ikintu cyavuga hano, hari amagambo tujya tuvuga yo kwambikana impeta avuga ngo yewe Pascal iki, ukavuga amazina yawe ati nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ko nagukunze, ibintu nk'ibyo, nguhaye ibyanjye byose, mwegura ubuzima bwanjye bwose. Ese ubundi watubwira ubundi ibyo wamubwiraga umwambika impeta? Impeta ari ikimenyetso cy'urukundo n'ubumwe n'ubwizerane, kandi kikaba ari uwo ubonye wari warabuze. We nta jambo wamubwira ndirinze kongera kuvuga kuza iruhande rwawe, nta kajambo k'urukundo wamubwira, umwambika iyo mpeta nk'urukundo. Ikiganza cyanjye ku impeta ni iki? Ni kiriya. Niba ari kiriya rero tubanza kureba niba nta kindi kintu kiriho, ntagire kujya cyane turebe, kuko twebwe mu itorero ryacu nitwemera yuko umuntu yambika impeta bigerekeranye byinshi. Iyo umuhaye impeta niyo ngiyo umuhaye, niba ari ndo wari waramwambitse ya fiyansaye uyikuraho, kuko ntawe ukimufiyansa ahubwo umwihaye wese. Rero Pascal, ufite ijambo se uvuga iri ku mutima wawe ry'urukundo, urarifite? Mubwira uyu mwambika, nawe mubwira umwambika nanjye bafashe. Ushize ni mikorofone n'ibyo ndagushimiye ko wantoranyije mu bandi ukemera kuba umuntu bitari bikwiriye. Nanjye nemereye hano imbere y'itorero ndetse n'ubwoko bwayo ko nzagukunda ibihe byose, kandi mu bukene cyangwa mu bukire ntabwo nzigera nkurutisha igihe kizaza cyangwa n'ikiriho ubu ngubu. Nzagukunda ibihe byose nk'uko Uwiteka akumpaye. Ni ngombwa yuko twajya kumenya amarangamutima ya Pascal. Arayafunguye rero, ariko ni makeya, aracyafite menshi, ayasigaye naye nabo. Reka twumve nawe rero, yakwandikira ukamubonera, wamusubizaga nawe mubwire, fata impeta ye nawe umwambike, mubwire tu aramwe ngo uzavuga bike nande. impeta mwambitse nzakurutisha abandi bagabo. Kandi yari yambaye iteka ryose. Ntacyo ubwo ngubwo niba mutabishimishije ntacyo bitwaye, ariko mwamwambitse impeta ngo
bakamutesheje abandi bagabo bose. Ibyo nibyo ntahari, ibindi byiza bambikanyije tubaha amashyi. Noneho dusabe bene data bari hariya baze badufashe badukorere aka kameza kugira ngo tubarambikeho ibiganza, kandi kubarambikaho ibiganza ntabwo ari njyewe jyenyine, namwe murahaguruka tubiha agaciro tubasengera Imana. Umva mu guhaguruka tubasengera Imana, nawe ugiye kubaturiraho umugisha w'ibyo wifuza ko babonaho umugisha. Nimwigire ijuru rero tubasabire umugisha, tubereke Imana, nawe ahura aho ngaho bereke Imana. Turabihamisha yuko uzamura ibiganza byacu ngo bamupfukame. Nimupfukame, Pascal mupfukame, nawe mugenzi we Rusi mupfukame, hanyuma tubasabire umugisha. Tubasabire umugisha mupfukamye kandi murebane mufatanye mu biganza. Tugiye kubasengera rero. Reka tubasengera Imana. Mwami Yesu, turagushimye kuko uri Imana nziza, turagushimye kuko ari wowe uhuje Pascal na Rusi. Igihe cyari kibayeho ibintu hari imishinga, none bivuye mu mishinga bishyizwe mu bikorwa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kuko wabanye nabo mu busore bwabo, turagushimye kuko wabarinze mu bintu ibyo ari byo byose. Mana, wari urindiriye yuko isezerano ryawe rishyitse muri uyu mwanya kuko basezeranye, rishyitse muri uyu mwanya kuko ibyo wavuze byose bishoboye. Urakoze Data wa twese, turaguseze tukurambura ibiganza, tukwereka aba bana bacu kugira ngo uzabafashe muri uru rugo twubakiye. Uzabaha abana b'abahungu, uzabahe n'abakobwa, uzabahe byose gutunga no gutunganirwa. Ikizahagurukira kubarwanya uzakirwanye mu izina rya Yesu. Nawe uzaba urugo rw'intangarugero, uzaba ari urugo rushima Imana, uzaba ari urugo rw'Imana. Haleluya! Yesu urashimwe. Urakoze kuko ubikoze. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze ko uzabana nabo, urakoze ko uzabafasha byose, urakoze ko uzababera Imana, urakoze ko uzababera byose mu rugo rwawe. Icyubahiro cyawe urusheho kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tumwete guhamagara Imana amashyi menshi. Imana y'izina ryawe. Amen. 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 Imana nishimye. Urakoze, reka twumvikane noneho. Pascal, ibisigaye murabikora. Reka tubasabe muhaguruke. Hagurutse umugeni wawe Pascal, muhagurutse. Ibisigaye murabirangiriza mu rugo, ariko sinababwira ngo muze kurara musenga. Mwaraseze aho murakora inshingano z'urugo. Mutaza kubura ubwenge, narabigishije. Ntabwo muri burare musenga, ahubwo murakora inshingano z'urugo rwanyu. Murakoze cyane. Reka basubizeho kariya kameza. Ndabona uyu munsi wari umunsi mukuru udasanzwe. Nimunyemerere mvuga ibisigaye ntibyari byarangira, ubundi nyuma muze gutera haleluya, ariko nanjye ndangije ibyo ngomba gukora. Ntabwo mugomba kwicara kandi ntimugomba no kurekurana. Pascal, ntimugomba kwicara, ntimugomba no kurekurana. Ntiwongere kurekura Rusi, mbese umufate ntaguponyuke, umufate ntaguponyuke. Wamufashe ntaguponyuke.
ndagira ngo amuzane hano hari igitabo cyabugenewe dushyiraho umukono ku bashyingiwe ku basezeranye mu buryo twemeye kandi n'Imana yemeye. Ubwo rero hari igitabo cyabugenewe, muzane hano, ikaramu irahari, muze mudusinyire hano, sinye hano, muzane ntagukonyoke kandi ntihagire uwongera kugufasha uwo muntu wawe, niwe wamusezeraniwe, niwe mbese hari byinshi wavuze kuri we, ntiyongere mbese ntihariye. Ituzi neza, iratuzi izina amazina yacu. Imana iratuzi, ituzi neza, iratuzi izina amazina yacu. Uhagarariye umuryango wa Pascal naza sinye, ubwo ndasaba Pascal yegere hano hirya gato, hirya yanjye gato cyane, umuryango gakeya. Nuhagarariye umuryango wa Rusi nawe yegere hano hafi. Tutararemwa yanditse iminsi yacu itarabaho n'umwe. Haleluya. Tuvuka yaraduteruye, ituvuga ijambo rizima. Iratuzi, ituzi neza, Imana iratuzi, ituzi neza, ituzi neza, Iratuzi izina amazina yacu. Imana iradusobanukiwe, ituzi neza, neza, iratuzi izina amazina yacu. Haleluya, iyo Mana iratuzi. Imigendere yacu ifinite twibwira. Taravuga imenya ibiri mu mutima. Taravuga Haleluya. ibiri mu mutima. Imenya iherezo. Imenya iherezo, duhagaze mu itangira. Turangije gusinya no gushyira umukono ku masezerano yabo, ariko nanone hari ikindi tugiye gukurikizaho cyo gusaba Pascal na Rusi bagafatana mu kiganza, bakazamura ikiganza cyabo, hari icyo mvuga, bazamura ikiganza kiriya bafatanije, bazahije bakizamure, n'ibyo nifuzaga. Rero njyewe Ngendahimana Gershomu, pasitori mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, kubwo uburenganzira mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, ndemeza kandi ndahamya ko uyu Nkurunziza Pascal kuri iyi tariki abaye umugabo wa Mukandayisenga Rusi, kandi ko Mukandayisenga Rusi abaye umugore wa Nkurunziza Pascal. Nuko icyo Imana yateranirije hamwe ntihakagire umuntu n'umwe ugitandukanya. Imana ibaye umuhamya w'aya masezerano yabo, mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Bamaze gusezerana, iyo abantu bamaze gusezerana, itorero riba ryarabazirikanye, ryarabageneye icyemezo cy'uko bashyingiranywe neza, bavuye mu busiribateri neza, uyu Nkurunziza Pascal n'uyu Mukandayisenga Rusi. Ni nayo mpamvu
igiye kwibaha ku mugaragaro izuba riva twese iki ni icyemezo rwose ubwo pare abafashe kugira ngo nibiba ngombwa niba barangije kwifotoza birangire. Hari ijambo ushaka kubasabira. Iri jambo niryo Mose yasabiraga Abisirayeli mu gihe yabaga ari kumwe n'Abisirayeli, yabahaga iri jambo, kandi iri jambo ryari ijambo ribahesha umugisha. Ribahesha umugisha ni iri jambo dusoma ahangaha mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara ni ibice byaho 6, umurongo waho wa 24. Kubara ibice 6, umurongo waho wa 20 kwa murekuye ndagirana 2 bese nongera kumva bamufashe ntabwo ponyuke. Umurongo wa 24 uko kwatubwira, haratubwira aya magambo ndagira ngo wumve, ni wowe Isirayeli none Imana ikubwira. Yaribwiraga Mose Abisirayeli, ariko ni wowe nawe tubibwira. Yarababwiraga ngo Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso ye, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abahe amahoro. Ikizahagurukira kubarwanya Uwiteka azakirwanya. Bikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Murajya kwicarira, ndumva twari dusoje uyu muhango. Ibisigaye reka dusubize gahunda uyoboye. Kongera Imana amashyi. Yesu ashimwe cyane. Murishimye muranezerwa se? Duhe Imana amashyi rwose. Murakoze cyane. Reka rero undi mwanya usigaye nawo tuwukoreshe twihuse. Kiriya giseke bakidupfundurira, hanyuma dushyiremo inkunga yo gushyigikira ubukwe n'umugeni Pascal na Rusi bamaze gusezerana. Ntabwo tugiye gushyiramo amaturo yo kugira ngo asigare hano azakora umurimo w'Imana mu nzu yayo, ahubwo icyo tugiye gushyiramo ni intwererano. Iri teraniro twateranye ku bukwe tugiye kuba twereye. Amafaranga dushyiramo hariya baragenda bayabare, bayashyire muri envelope, ari pare, ari mare, uri hafi, umuntu wese uri bugufi bwabo araza kujya n'umudiyakoni hariya, hanyuma bayashyire muri envelope baze kuyashyikiriza uyu muryango. Reka no dusenga Imana. Turabikora duhaguruka muri gahunda, barajya baduha n'umuti dukarabe nta kibazo, hanyuma tubikore muri ubwo buryo dusatira ko dusoza. Mana urakoze kuko tugeze ku musozo w'uyu muhango, tugushima byose maze gutambuka turi mu nzu yawe. Reka uha umugisha rero n'aba bene data n'abashiki bacu bagiye gutwerera gutanga inkunga kubw'umukwe n'umugeni. Umugisha w'Imana ubane natwe twese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka tubikore muri ubwo buryo, hanyuma twumva n'indirimbo. Imana iratuzi, ituzi neza, iratuzi izina amazina yacu. Imana iratuzi, ituzi neza, izina amazina yacu. Itararemwa twari mu mugambi wayo, yanditse iminsi yacu itarabaho n'umwe. Tuvuka yaraduteruye, tuvuga ijambo rizima. Yanditse iminsi yacu itarabaho n'umwe. Haleluya. Tuvuka yaraduteruye, tuvuga ijambo
musozo w'iri teraniro ryacu rero Imana ibahe umugisha. Ubwo amafiyete ndabona ari umudiyakoni uri hano hafi, undi wo mu muryango uri bugufi, ndabona ari pare ubonetse. Ndibwira ko badatinda kugira ngo no gusohokana none iyo cortege cyangwa se iyo protocole nayo n'amafoto akomeza agende neza. Imana ibahe umugisha. Rero dushima Imana yabanye natwe muri gahunda zose. Imana ibihererwe icyubahiro kandi Imana yagize neza cyane. Amen. Amen. Ntabwo mwishimye? Imana yakoze cyane. Rero dushima Imana ibahe umugisha. Nta matangazo menshi dufite, gusa ejo ni ku cyumweru tuzaterana kuva mu gitondo saa 12:50. Twebwe iteraniro rya mbere tuba turitangiye saa 12:50, tuba dutangiye iteraniro rya mbere. Hanyuma rero iteraniro rya kabiri turitangira saa 3:30. Iteraniro rya kabiri ni saa 3:30, rya kabiri turitangira mu masaa 6 gutyo. Tuba dutangira rya kabiri. Ubwo rero ni ikaze kugira ngo tuzabane ku bazaba bari hano. Imana ibahe umugisha. Munyemere muhaguruke mu myanya yanyu, hanyuma dushime Imana yabanye natwe. N'umukwe n'umugeni bahaguruke nta kibazo. Dushime Imana twese yabanye natwe. Hanyuma pastori n'umukwe n'umugeni barajya imbere n'ubundi dusohoke twumva indirimbo. Hanyuma dushima Imana yabanye natwe duhagaze mu myanya yacu nk'uko binjiye duhagaze. Hanyuma tububashye n'ubundi baraza sohoka natwe duhagaze tububashye. Hanyuma nibamara kugera hanze ubwo natwe turaza gusohoka muri gahunda duhanye intera nk'uko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo no kukirwanya ariko Yesu ashimwe. Nagira ngo hamwe no guha Imana amashyi n'impundu tunatera haleluya uko umuntu abyumva tubikore. Duhe Imana amashyi tugihe impundu, hanyuma ushaka gutera haleluya aza kubikora nyuma kuko dushima Imana yabanye natwe. Gatatu. Mundi wabatera haleluya itere rwose. Reka dusenge bari kugira ngo twisanzure dushime Imana kandi mwumvikana. Hari abasenganye na Pascal, hari abasenganye na Lucy, mbega hari ababaye muri imiteguro mu bibazo byinshi bitandukanye mu myiteguro. Ariko kuba amaso yacu abona uyu munsi ibirori byiza bishyushye birimo impano n'umwuka wera, byose tubishimiye Imana. Imana yakoze ntihabwe icyubahiro. Reka rero noneho dusabe umushumba wasezeranyije n'ubundi ubukwe yigira hano hafi asenga Imana ayishimire, hanyuma nasabe umugisha kuri twebwe twese, hanyuma tuze gusohoka muri izo gahunda twamaze kuvuga. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana, ariko mu gusohoka tuze kubasaba ni abageni bamara gutambuka nabwo muricara. Urumva gahunda nziza tugiye gukora, nayo muricara. Nibamara gutambuka nayo muricara, ntabwo musohokera muri iriya miryango, muze arafungura hariya hagenda hasohoka b'intebe ya mbere mubone ko bagiye, kuko nibyo byiza. Keretse abangaba bari muri protokole ubundi bo turajyana, abandi mwicare mugende musohokera hariya buri ntebe kugira ngo twirinde kandi twubahirize gahunda dusabwa. Mwami Yesu turagushimira kuko wabanye natwe kandi twabonye ukuboko kwawe kwiza, imbaraga z'Imana zabaye aha ngaha. Turabigushimiye Mana, turabigushimiye kuko warinze Pascal ukarinda Lucy. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Rero turabakuragije n'ubundi hari gahunda zikiri imbere zijyanye n'ubukwe, ubajye imbere bakujye inyuma. Mwami uzabahe byose bikwiriye mu rugo rwabo. Urakoze kukugize neza, jyana natwe twese mu izina rya Yesu. Yanditse iminsi yacu itarabaho n'umwe.
haleluya tubuka yaraduteruye itubuga bijambo rizima iratuzi ituzi neza imana iratuzi ituzi neza ituzi neza iratuzi izina mazina yawe imana iradusobanukiwe ituzi neza neza iratuzi izina mazina yacu haleluya iyo mana iratuzi taravuga imenya ibiri mu mutima haleluya iherezo duhagaze mwitangira izo umubare w'umusatsi wacu ituzi neza cyane izi migendere yacu izi niyo twibwira tutaravuga imenya ibiri mu mutima imenya iherezo duhagaze mwitangira izo umubare w'umusatsi wacu ituzi neza imana iratuzi ituzi neza iratuzi izina mazina yawe iyo mana iratuzi ituzi neza iratuzi izina mazina yacu iki gitaramo muryango munyemerere tujye ijuru twese twakire ijuru nziza ndetse mbega ngo DJ hariya arambihiriza mukomeze ubone inkuru nziza tambuka rwose ukomeze utambuka aha aho urumva twese tunyeganyege nyabune tunyeganyege babampera inzira aho ngaho hanyuma hariya mwerekeze haruguru hari uruhisho wahishiye umukunzi maze werekeze hariya aberekeza hariya
abo bo banegere banyatebuka abandi banegere hano muze hari igikoro. Amashyi menshi cyane. Aha yuko hanyuma uhereze umukamyi, hanyuma umutsima uve aho ngaho usonze cyangwa se ukase kinyarwanda cy'ubu. Aha amashyi menshi cyane mwakuramwe. Urumva erega y'abantu bari mu gikoni haba inkwi ziba zitumye neza ariko zahura n'urwumye zikaza gushurika ariko kugira ngo zifatwe zikaba zirafashwe kandi kuko ngayo kuko hari urundi ruhisho yahishiye umukunzi. Hanyuma ndabizi yuko Nkurunziza yateguye byinshi, hari vino nziza yahishiye Rusi. Reka nyikureho urufuko nanjye. Ngaho ibyo birahure sinzi repetition aho mwayirepetiye ariko nimba muzamura nimba muyigeza gute. Aha amashyi menshi cyane ate tuzahuza ubuzima bwose se ntabwo muri hari. Amashyi menshi cyane mwakorana. Aha nguko hanyuma rero icyo kirahure gifatisha ukuboko kundi. Aha yego hanyuma uko nguko gufate mu rubavu rw'umukunzi hanyuma umutware nawe akwiyegamiza wibere mu gituza cy'umukunzi mama. Hanyuma utetera aho ngaho ariko se kutegera sha egera. Ngaho musomye baza umusomye. Oya ntabwo ari wowe mbwira Ruth rero kandi ni wowe watangije ibitoma aza kubwira ati ari love ntabwo amubwira ati yewe ati wowe so urabyuka gaje kuko rero yarabuze umuntu wawe bikuvuriye ariko ubundi usanze rwose yendaga kubyuka. Niba zigera